kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe uyu munsi muri kumwe nanjye Vumbura. Ndabakunda cyane mwebwe mwese mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye. Umunsi nzapfa amarira nyazatemba ku matama, ariko disi sinzabimenya. Uzatero hejuru uvuga urukundo wankundaga, ariko byaba byiza unyeretse ko nkunda ukimbona ndetse ubimbwira ukimfite. Anyuzaho indabyo nyamara sinzabibona. Uwifite muri gahunda azintegurira abaziyima ubu akimfite. Abenshi muzamvuga amagambo yo kumpa icyubahiro kandi muzi neza ko ntazayumva. Ndabinginze muyambwira ubu ngubu tukiri kumwe mukimfite. Bamwe muzibagirwa amakosa yanjye n'inzika mumfitiye, munambabarira, ariko ibyo ntacyo bizaba bikimaze kuko ntazabyumva. Mbabarira ubu ndakwinginze kuko nibwo bifite akamaro muvandimwe wanjye. Umpereze icyubahiro ndetse unkunde kuko ukimfite. Hanyuma benshi muzankumbura nta byiyumviro ngifite ku rukumbuzi. Bamwe munanshure ku gituro cyanjye. Nkumbura ubu ndagusabye unanshure pe. Wenda uzicuza impamvu utigeze umpa akanya ngo tukamarane. Kame none aha tuganire dusangire tubane hamwe kuko nkiriho kandi gihumeka. Igihe cyawe abukunda umuryango wawe abo witaho bitume bumva ko bafite agaciro, kuko ntuzi umunsi n'igihe bazakuvamo byiteka. Urugendo rwacu ni rugufi cyane. Kunda abantu bose kandi ube imbuto nziza ku buryo umunsi uzaba utakiriho uzasiga inkuru nziza imusozi. Mwari kumwe nanjye Vumbura. Ndabakunda cyane mwebwe mwese mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye.